Yesu ashimwe bene data dusangiye gucungurwa n'amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo. Uyu munsi reka turebe ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli ibice 21 umurongo wa 30. Nawe wakomerekejwe uruguma rwica, wa mwami mubi wa Isiraheli we, wasohoweho n'umunsi wawe, mu gihe cy'imperuka uzahanirwa ibibi byawe. Ubu ni ubutumwa bukomeye bw'ijuru bwahaye umwami mubi wa Isiraheli, buhamagarira abantu kwihana no kugarukira Imana. Uwakoze ibibi azabihanirwa. Imana isaba abantu kuyoboka inzira zayo, kuko kutabikora bizazana ingaruka mbi. Ku munsi wawe nugera, igihe Imana izishyura abantu ibibi bakoze, bikaba ari igihe cy'imperuka. Bene data bavandimwe, iyi si yacu turiho iraduhenda, ariko Yesu atanga ubuzima bw'iteka. Isi iraduhenda cyane, turavuka tukabaho, tugakura, tukagera n'igihe tugasaza kandi tukanapfa. Ibi ni iby'isi gusa dusiga, bidufasha kumenya ko hari ubuzima bw'iteka twateguriwe. Iyo ubonye umuntu avutse ukabona arakuze, ukabona ageze n'igihe cyo gusaza, ndetse ukabona aranapfuye, iki ni ikikwereka ko hari igihe twateguriwe cyo kuba mu isi. Yesu rero we atanga ubuzima bw'iteka budashira. Yesu yaravuze ati, ni njye nzira, ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data ntamujyanye. Uyu ni wo mwanzuro w'ubuzima bw'iteka, kuko Yesu ni inzira ijyana abantu ku bugingo bw'iteka ryose. Bavandimwe bene data, ubuzima bw'iteka ni impano ikomeye, ni impano duhabwa na Yesu Kristo. Ni igihembo cy'imirimo myiza abantu baba baragiye bakora. Kwizera Yesu Kristo, kuko Imana yakunze abantu ku buryo butangaje, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umuntu wese umwizera, uzizera Yesu Kristo azahabwe ubugingo buhoraho, cyangwa se ubuzima bw'iteka. Imana yo mu ijuru ikomeze kugira neza. Yesu rero twaramuhawe, kandi nitumwizera tuzahabwa ubugingo bw'iteka ryose. Ibyo tubisanga muri Yohana 3:16. Imana itugirire neza, Imana iduhana umugisha. Ubuzima bw'iteka umukristo wese akwiriye kubuharanira, umukristo wese akwiriye kubera amaso ubugingo bwe, kugira ngo azabone ku buzima bw'iteka ryose. Ubuzima bw'isi burangwa n'ibigeragezo. Nubwo abantu bakora imirimo myiza, hari igihe cy'ububabare banyuramo, hari igihe cy'ibigeragezo bagomba gucamo, ndetse n'urupfu bakarunyuramo, kuko niko Imana yabigennye, niko Imana yabyanzuye, niko Imana yabivuzeho, ko umuntu wese uri muri iyi si agomba kubicamo, akanyura mu bubabare, akanyura mu bigeragezo, ndetse agaca no mu rupfu. Ibi bitwereka ko isi itariho gusa ngo iduhe ibyishimo by'iteka, ahubwo duhura n'ibiduhangayitsa, duhura n'imibabaro itandukanye, buri muntu ku giti cye. Bene data bavandimwe rero, mureke dukorere Imana, dushake Imana n'ubwami bwayo, kuko imibabaro, ibigeragezo byo ntibizabura. Ibyo duhura nabyo birahari, kandi rwose biriyongera uko iminsi igenda ishira. Rero ntimugajuke cyangwa ntimuve mu buntu bw'Imana, kuko Imana irashaka ko tuyigumaho, tukayikorera, kugira ngo natwe izaduhe ubugingo bw'iteka. Bene data bavandimwe, mu gihe cy'imperuka umuntu wese azabazwa ibibi bye yakoze. Ibi bitanga ishusho y'uko urubanza rutinze, ariko rutazabura kubaho. Hari igihe cy'iherezo aho umuntu cyangwa ubwami azaryozwa ibyo yakoze. Imana ntirenganya, ariko iranahana. Imana yacu ntabwo ijya yirengagiza amakosa abantu bakora, byose irabibona. Rero bene data, reka mbabwire ngo waba uri umuyobozi, ukwiriye gukora ufite n'umutimanama, cyangwa se nkubwira ngo ibibi ntabwo bigumya bihishe igihe cyose, ahubwo igihe kiragera nabyo bikajya ku mutangaro, bikagaragara. Imana ifite gahunda n'igihe cyo guhana. Ibyo byose bizabaho kandi tuzabibona. Kwihana rero mwene data bifite agaciro, bifite ishingiro uyu munsi wa none. Ni ukuvuga ngo uyu munsi ukwiriye kumenya ko kwihana ari ngombwa,
kandi ugakora cyane kugira ngo wihane ibyaha Imana nayo ikubabarire. Nta kundi gukora rero ni ugusenga, ni ukuba imbere y'Imana, ni ugukora imirimo yo gukiranuka kugira ngo Imana yacu nayo izabashe kukubabarira. Mwene data muvandimwe rero, nagira ngo nkubwire ngo Imana irahari kandi ni umurengezi wawe. Nubwo ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo nawe wakomerekejwe uruguma rwica, wa mwami mubi wa Isiraheli, uyu munsi ushobora guhinduka umuntu wa Isiraheli. Uyu munsi uri kubwirwa ni wowe, ntabwo ari uriya mwami uyu munsi wa none uri kubwirwa, ahubwo ni wowe uri kubwirwa. Kandi ngo wasohoweho umunsi wawe rero mwene data, reka nkubwire ko uzagera, kandi umunsi wawe nugera rwose, reka nkubwire ko ibibi byose uri gukora bizajya imbere y'Imana, kandi ntabwo bizakubera byiza nudahindukira ngo ugaruke uve mu nzira mbi wari urimo. Kandi ngo mu gihe cy'imperuka uzahanirwa ibibi byawe. Uyu munsi rero mwene data, ntabwo twifuza guhanwa, ahubwo turifuza kuba ab'ukuri imbere y'Imana. Nkwibutsa rero ko umunsi wawe ni ukuri ntabwo utinze, ugiye kugera, uri hafi, isuzume, kuko ntabwo uzi igihe ushigaje kuri iyi si. Bene data, reka mbabwire ko ibyaha byinshi byihishe mu mitima y'abera, ibyaha byinshi byihishe mu mitima y'abantu Imana yaremye. Kandi reka nkubwire ngo guhagarara muri iki gihe udatsinzwe n'urubanza ni ibintu bigoye. Rero ihangane, uhagarare nawe kitwari, uhagarare kigabo, ntutsindwe n'ikigeragezo cyawe ufite uyu munsi wa none, kugira ngo Imana yo mu ijuru uyu munsi nawe ikomeze ikwishimire. Ni ukuvuga ngo rero mwene data, uyu munsi wa none turi kubwirwa ubutumwa bwo kwihana, ubutumwa bw'imperuka, ubutumwa bwo mu minsi ya nyuma. Ariko ukwiriye kuba maso, ukwiriye kwirinda, ukwiriye kumenya uko ugenda, ukwiriye kumenya uburyo uyu munsi wa none ukwiriye guhagararamo. Imana yo mu ijuru itugirire neza. Mwene data muvandimwe rero, Imana uyu munsi iri kuvuga, iri mu bihe byo kutubwira no kutuburira, itubwira ngo nitwitegure kuko Yesu agiye kugaruka gutwara umugeni we. Rero wowe wari ukiri mu byaha, we wari utarahinduka, uyu munsi ndagukangurira kugira ngo uhinduke. Uyu munsi ndagukangura kugira ngo wongere usubizwemo imbaraga muri wowe, wongere ukorere umwami. Ufite impamvu nyinshi zo gukorera Imana, ufite aho Imana yagiye igukura, ufite impamvu zifatika. Rero wikwisuzugura, ngwino dukorere Imana, Imana nayo izatugirira neza. Uyu munsi rero ihangane mwene data, kandi cunga neza izamu ryawe, cungana n'igihe cyawe wahawe uyu munsi ufite, kandi inzozi zawe zibe izo gukorera Imana, inzozi zawe zibe zo gushaka Imana, kugira ngo utazatsindwa n'iherezo, cyangwa se utazatsindwa n'igihe Imana izaba igarutse gutwara umugeni, uzasange witeguye. Imana itugirire neza rero. Reka nkubwire ngo uyu munsi wa none imvugo yawe ibe iyo kuvuga Imana, ibe iyo gutakamba, ibe iyo gusenga, ibe iyo gukorera Imana mu buryo bwose. Ubuzima bwawe ubwegurira Imana, kandi nawe wumva ugifite ubwoba, ugifite intege nke, wumva ugishidikanya, wumva ukibaza uburyo wakorera Imana, uyu munsi rwose Yesu aragushaka. Ni ukuri nutangira, Imana nayo izagushyigikira. Mwene data muvandimwe rero, uyu munsi Imana iri mu ruhande rwawe. Uyu munsi Imana yiteguye kubana nawe. Imana rero ikomeze iduhane umugisha, nkubwira ngo uyu munsi nawe Imana igutegerejemo umusaruro, nawe Imana itegereje ko hari icyo wavuga, itegereje ko hari icyo wakora. Imana itegereje byinshi ku buzima bwawe, Imana iragutegereje rwose. Kandi Imana ni umucamanza utabera, ni ukuri izakurengera, izabana nawe. Ubuzima bwawe irabuzi, ubuzima bwawe buri mu biganza byayo. Humura rero, witerwa ubwoba n'ibihe, witerwa ubwoba n'ibyo uri gucamo, witerwa ubwoba n'ikintu icyo ari cyo cyose, kubera ko Imana yagushyize ku isi ifite impamvu, ifite n'intego. Rero uyu munsi nkubwira ngo ihangane ukorere Imana, nawe uzahembwa. Mwene data muvandimwe rero, Imana iri kugushaka.
Imana iri kuguhamagara uyu munsi wa none. Imana iri gushaka ko wahinduka, iri gushaka ko wava mu bibi byose waba urimo, iri gushaka ko wava mu byo wibwira. Imana uyu munsi iri kugushaka rwose kandi cyane. Mwene data muvandimwe rero, Imana iguha umugisha kandi gukomereze amaboko. Imana ikomeze yumve gusenga no gutaka kwawe. Icyo ngusaba n'icyo numva twakora ni uko wahindukira ukagarukira Imana, kuko Imana ni umucamanza utabera kandi ibabarira umuntu wese uyigannye. Imana rero izagufasha, izabana nawe, izagushyigikira. Ntugire ubwoba bw'iminsi n'ibihe. Imana iri mu ruhande rwawe. Imana ikomeze kubamera umugisha kandi ikomeze kubana namwe. Rero muze hano kuri Miranzi TV show dusenge, dushake Imana, tuvugane ijambo ry'Imana. Kandi mwene data muvandimwe, ujye wihangana ufate umunsi wumve ijambo ry'Imana. Imana nayo izakomeza kuba mu ruhande rwawe. Imana iduha umugisha rero. Mureke dusenge Imana. Mwami wacu, Mana ishobora byose, turagushimira kuko uri umucamanza utabera kandi udatinda kandi utarenganya. Turagusaba ngo uduhe umutima wo kumenya no gukurikiza ibyo ushaka. Turinde ikibi kandi utuyobore mu nzira y'umucyo. Tugusabye imbabazi aho twatannye kandi uduhe imbaraga zo kwihana no gukiranuka. Tubisabye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amena.